Hello everybody, how you doing? Very fine I wish. Nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni ikiganiro tugiye kuba tuganira ku bintu bigiye biteye amatsiko abantu benshi mutajyaga mumenya, ari nayo ntego nyamukuru, imwe mu ntego nyamukuru za Nuello Okoye Space, kujya tubagezaho ibintu bibamara amatsiko kuri byinshi mujya mwibaza mu buzima bwa buri munsi. Tugiye kuganira iki rero kuri uyu munsi? Tugiye kuganira ku musozi muremure cyane kurusha indi yose iri muri iyi si. Ni umusozi witwa Everest, Mount Everest. Uyu musozi abantu benshi mwarawize n'abatawize, nicyo gihe kugira ngo tuwuganireho kandi twibanda ku bintu by'ingenzi cyane bivugwa cyangwa se ukwiye kubumenya kuri uyu musozi muremure kuruta indi yose muri iyi si dutuye. Ngira ngo umuntu wese wafunguye iki kiganiro yabanje kubona ifoto yerekana abantu babiri, umugabo n'umugore b'abageni bakoreye ubukwe ku gasongero k'uyu musozi. Buri wese rero yahise yibaza ati ese nibyo cyangwa ni ugushyiraho ifoto yo kutubeshya? Nibyo rwose. Reka icyo ni nacyo turi buze guhita duheraho kugira ngo tubamare amatsiko. Ariko icyo nakubwira ni uko uyu musozi Mount Everest ni umusozi muremure ku isi, niko bifatwa kugeza ubu, ariko nabyo turaza kugira ubundi buryo tubisobanura kugira ngo mubyumve neza. Bawita muremure bashingiye kuki, bawupima bahereye he? Ni umusozi rero ugabanya ibihugu bibiri, Nepal ndetse n'agace kitwa Tibet. Ni agace akangaka gafite ubwigenge, kari autonomous, ariko ni agace kabarwa nk'agace k'igihugu cy'Ubushinwa. Mu yandi magambo, ni umusozi ugabanya Nepal, igihugu cya Nepal ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa, ariko by'umwihariko ku gace ka Tibet. Iyi Mount Everest ni umusozi kuri ubu bafata nk'umusozi wa mbere muremure ku isi, aho uburebure bwawo bubarirwa kuri metero 8,848 na santimetero 86. Ibi ni ibipimo byafashwe ndetse biheruka kwa updatingwa mu mwaka 2020 bikozwe na leta y'Ubushinwa ifatanyije na leta ya Nepal. Ikindi twakubwira kuri Mount Everest, ni umusozi usanzwe ugaragara mu ruhererekane rw'imisozi, ibyo mu cyongereza bita mountain range, mu gifaransa bakabyita chaîne de montagne, yitwa Himalaya. Himalaya, iyi ni imisozi yahariye ku mugabane wa Aziya y'uruhererekane, ariko iyi Everest yo ikaba iri mu gice cy'amajyepfo kuri uyu mugabane wa Aziya. Tugarutse ku cyo natangiye mbabwira, benshi mushobora kwibaza mutese koko habereye ubukwe ko twatangiye tubona ifoto y'abantu bahagazeho? Yego, niko byagenze. Hari mu mwaka wa 2005 mu kwezi kwa gatanu, ubwo ababiri bakundanaga, umukobwa witwa Moni Mulepati ndetse n'umukunzi we Pem Doji Shepa bakoraga ubukwe. Zari inzozi bari bamaranye igihe kirekire, kuko aba bombi bari aburizi b'imisozi b'umwuga. Bavuga bati ubwo tuzakora ubukwe twakabaye duca agahigo, tukaba ari twebwe couple ya mbere ikorera ubukwe ikanafatira amafoto ku gasongero ka Mount Everest. Ibi rero baje kubikora mu kwezi kwa gatanu 2005. Ubukwe bwabo babukorera ku gasongero k'uyu musozi, niho bahaniye indahiro bari kumwe n'itsinda rito rya bagenzi babo nabo basanzwe ari aburizi b'imisozi babigize umwuga. Aha rero gusa nubwo babikoze ntabwo ari ibintu byaboroheye, nabo bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye, harimo ikirere cyabagoye cyane, uburwayi bahuye nabwo burimo kumeneka umutwe, isereri, bamwe na bamwe muri bo bahura n'ibibazo byo kuva imyuna ndetse n'ibibazo mu buryo bwo guhumeka. Byose bigiye bishingiye kuri high altitude, ubutumburuke burebure, kuko ni umusozi muremure nk'uko twabibabwiye. Ariko ku bw'amahirwe Imana yarabibafashije, bigenda neza, barurira bagerayo, ndetse bahita banenspira abandi bantu benshi bakundana kandi baburizi b'imisozi kuba nabo bazatera ikirenge mu cyabo bakurira Mount Everest, bakahakorera ibirori by'ubukwe, bakahahanira indahiro ndetse bakahafatira n'amafoto y'urwibutso. Umuntu wese rero wibazaga niba koko iyo foto mwabonye ariyo, niyo rwose, ntabwo ari ibintu byo kubeshya cyangwa se bitabayeho. Reka rero twinjire mu buryo bwimbitse tubaganiriza bimwe mu bintu biteye amatsiko ku musozi wa Everest, umusozi muremure cyane kuruta iyindi ku isi. Ikintu cya mbere ukwiye kumenya, Everest ni umusozi bita muremure bashingiye kuki?
Iyo bapima ibipimo akenshi uzumva bavuga ngo sea level cyangwa se gufata ibipimo bahereye kuri level y'inyanja. Mu yandi magambo kugira ngo mwese mubyumve reka tuvuge uhereye ku butaka hejuru, aho tubona hejuru niho bita sea level. Aha rero Mount Everest iyo bapimye ibipimo by'uburebure bw'imisozi igiye itandukanye bahereye kuri sea level cyangwa kuri level yo ku butaka, niwo musozi muremure. Ariko bapimye muri rusange Mount Everest ntabwo ari wo musozi muremure, kuko umusozi muremure ni umusozi wo muri Hawaii witwa Mount Mauna Kea. Uyu nubwo ari umusozi ni n'ikirunga cyasinziriye kitakiruka, niyo mpamvu bahise bawita umusozi. Mbere cyari ikirunga ariko kiza kugeraho kiba inactive, nticyakomeza kuruka, uhinduka umusozi Mount Mauna Kea muri Hawaii. Uyu musozi twari twababwiye ko Mount Everest ifite kugeza ubu uburebure bubarirwa kuri metero 8,848 na santimetero 86. Iyi Mauna Kea turi kubabwira ko ariyo ndende, kuri ubu ibarirwa ku burebure bwa metero 10,058. Ariko impamvu ni iyihe? Ifite igice kiri mu mazi y'inyanja ya Pacific underwater. Niyo mpamvu iyo bagiye gupima bahereye kuri sea level Mauna Kea hari ibipimo byayo uburebure bwayo buhita bupfa ubusa kuko buri munsi y'amazi y'inyanja, bigatuma irushwa uburebure na Everest. Ariko babipimye muri rusange bahereye no ku mazi y'inyanja, igice cya Mauna Kea kirimo yaba iyiruta cyane, igahita iba umusozi wa mbere. Ariko kuko ibi iyo babitangaza bo bashingira kuri sea level cyangwa uhereye ku butaka aho tureba, bituma Mount Everest ari wo musozi uza ku mwanya wa mbere. Uyu musozi rero ni umusozi wagiye wurirwa n'abantu banyuranye. Buri kintu cyose kigira intangiriro. Hari abatangira bagerageza ikintu bikanga, abandi bakazageraho bakabikora. Wakwibaza uti iyurirwa ry'uyu musozi ryatangiye ryari? The first attempt to climb Mount Everest, ni ryari habayeho igeragezwa rya mbere abantu bagerageza kurira uyu musozi? Mu mwaka w'1921 itsinda ry'Abongereza ryari riyobowe na Lieutenant Colonel Charles Howard Barry bagerageje kurira uyu musozi, ariko ntibari bonyine, bifashije izindi nshuti zabo zari zisanzwe zurira imisozi, barimo witwa Guy Ballock ndetse n'umufotozi watunganyaga n'amafilime witwa John Nuello. Aba bose bari kumwe bagerageza kurira uyu musozi. Nubwo bagerageje kurira uyu musozi ntabwo byaje kuborohera kubera ikibazo cy'ikirere, klima yaho uko yari imeze, ibibazo bijyanye n'ibikoresho bari bukenere, ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibyo kwifubika, imyuka yo guhumeka, kuko havuka ikibazo iyo ugeze kuri high altitude cyangwa ubutumburuke burebure ukananirwa guhumeka, oxygen ikaba nke. Ibi byose rero kubera byagiye bibagora bibashirana, ntabwo baje gushobozwa kugera ku gasongero k'uyu musozi. Hanyuma nyuma y'uko ibi bibananiye, ntabwo kurira uyu musozi byahagaze, n'abandi bakomeje kuwugerageza. Ari naho hahise haboneka abantu ba mbere buriye uyu musozi wa Everest bakagera ku gasongero bigakunda. Ni bande? Bwa mbere umuntu akandagira ku gasongero k'umusozi wa Everest, umusozi muremure kuruta iyindi ku isi, byakozwe n'umugabo witwa Sir Edmund Hillary, ari kumwe, uyu ni umunya New Zealand, ari kumwe n'undi witwa Tenzing Norgay, uyu ni uwo muri Nepal. Hari ku itariki 29 z'ukwa gatanu mu 1953. Aba nabo bari bamwe mu bari bagize itsinda ry'Abongereza ryari ryaserutse rigiye kurira uriya musozi, riyobowe n'uwitwa John Hunt. Ni byinshi wamenya kuri Mount Everest, uyu musozi muremure kuruta iyindi ku isi. Ese waba uzi mu bihugu uyu musozi ukoraho, ari byo Nepal n'Ubushinwa, uko witwa n'icyo bisobanuye? Mu gihugu cya Nepal, uyu musozi wa Mount Everest usumba iyindi ku isi bawita Sagarmatha,
bisobanuye forehead of the sky cyangwa se goddess of the sky. Mu yandi magambo ni agahanga k'ikirere cyangwa se ikigirwamana cy'ikirere cyangwa se imana y'ikirere ariko y'ikigirwamana, goddess ni ikigirwamana. Aha ni muri Nepali language cyangwa se ururimi rwo muri Nepal. Hanyuma muri Tibet, ka gace twababwiye k'Ubushinwa ariko kigenga, uyu musozi bawita Chomolungma, bikaba bisobanuye goddess mother of the world. Mu yandi magambo tubishyize mu kinyarwanda ni nko kuvuga ngo ikigirwamana ngore cy'isi. Uyu musozi wa Everest ujya kwitwa izina witiriwe umugabo wari umugeographer cyangwa se wakoraga ibijyanye n'ubushakashatsi ku bumenyi bw'isi witwaga Sir George Everest. Uyu yari umushakashatsi w'Ubuhinde kuva mu mwaka w'1830 kugera mu 1843. Mbere y'uko uyu mugabo yitirirwa uyu musozi, mbere yaho witwaga Peak 15 cyangwa se agasongero ka 15. Nyuma yaho nibwo waje kuva kuri iri zina uhita witwa Mount Everest. Ni benshi bagerageje kurira uyu musozi, twababwiye ko bigoye, klima yaho, ibikoresho ugomba kwitwaza birimo ndetse n'ama-oxygene, amatube ya oxygene, umwuka ugomba kubafasha guhumeka mu gihe mugeze ku butumburuke bwo hejuru cyane hari umwuka muke wo guhumeka. Ariko se huriwe na bangahe? Ese bose byarabahiriye? Icyo nacyo tukigarukeho. Abantu basaga ibihumbi 4 buriye umusozi wa Everest kuva mu 1953. Muri bo abasaga 300 bahasize ubuzima, barapfuye. Hanyuma uyu musozi wa Everest ni umwe mu misozi yashyizwe ku rutonde rw'imisozi igoye kurirwa kuri iyi si, aho abantu bake, amagana make ari yabasha kuwurira buri mwaka. Bitangira huriraga abagabo, abagore ibihugu bimwe na bimwe ku isi bikabaheza, birimo nk'igihugu cy'Ubuyapani, nicyo twahita tubabwiraho, bagaheza abagore kuba bajya muri ibi bikorwa byo kurira imisozi. Ariko uwitwa Junko Tabei mu mwaka w'1975 ku itariki 16 z'ukwa gatanu, ibi yaravuze ati ntitwabigenderaho, afata ikipe y'abagore b'Abayapanikazi aberekeza kuri ya musozi bajya kuwurira, ndetse ahita aca n'agahigo ko kuba ari we mugore wa mbere wakandagije ibirenge bye ku gasongero ka Mount Everest muri uriya mwaka w'1975 itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu. Guhera ubwo abandi bagore hirya no hino ku isi baratinyuka uyu musozi batangira kuwutondagira. Abantu benshi hirya no hino ku isi baza kurira uyu musozi, ariko bose bamenye ijambo ryitwa death zone cyangwa se icyanya cy'urupfu. Mu yandi magambo, uyu musozi ufite igice aburira bageraho bakamenya ko binjiye muri zone y'urupfu, ahantu bagomba kwitondera cyane. Nihe rero? Iyo buriye uyu musozi bakagera ku butumburuke cyangwa se ubujyejuru bwa metero 8,000, bamenya ko binjiye muri zone y'urupfu. Mu yandi magambo, haba hasigaye metero 848 na santimetero 86 kugira ngo bakandagire ku gasongero. Aha rero ni ubutumburuke buba busigaye bagomba kwitondera. Bahita bahura n'ibibazo bijyanye na air pressure igabanuka ikajya hasi, ndetse bakaza gukenera izindi supplements za oxygen cyangwa se ubundi buryo bwo kubaha umwuka wo guhumeka, aribyo twababwiye ko bagenda bitwaje ibicupa by'ama oxygen. Abatabifite kurokoka wageze aha hantu biba bigoye. Ngira ngo muri buze no kugenda mubibona mu mafoto yagiye afatwa, benshi barapfuye, abandi bakahabakura n'indege z'ubutabazi babaye intere. Biba ari ibintu bikomeye cyane, ariko kubera ko abantu baba bafite ibyo bakunda, ariyo passion yabo, ariyo hobby yabo, ntabwo bajya bahagarika kurira uyu musozi, kabone n'ubwo baba bazi ko harimo ibyago byinshi. Huriye abatondagira n'amaguru n'amaboko, ariko n'abagenda n'indege nabo bagiye bahigira guca aka gahigo ko kugerayo ari abambere. Ninde mutwazi w'indege cyangwa se umupilote wateretse indege ku gasongero ka Mount Everest ari uwa mbere? Yitwa Didier Dersal. Hari ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka 2005 nibwo yajyanye indege ye ya helicopter Eurocopter AS350B3 ku gasongero kuri ya musozi wa Mount Everest. Ibi akaba yarabikoze mu rwego rwo kwibuka yubile y'imyaka 50 yari ishize abakurambere mu kurira umusozi wa Everest bawuriye. Aba nibo Sir Edmund Hillary na Tenzing Norgay.
umusozi wakomeje kugenda wurirwa ndetse abantu hirya no hino ku isi barawutinyuka. Ibi rero biza guhita bibyara icyo bise traffic jam on the summit of Mount Everest, cyangwa se akavuyo k'urujya n'uruza ko kuri Mount Everest. Biterwa rero n'iki? Ibi biterwa n'uko kurira uriya musozi ntabwo ari buri gihe bawurira. Ni umusozi uri ahantu n'imiterere yawo biragoye, bijyanye n'ikirere na klima ibihari. Kuwurira barafatirana, bijya bibaho gake mu mwaka, bagafatirana icyo gihe ikirere cyabaye cyiza, habona bashobora kuhurira bakahahurira. Kubera ko rero ari ibintu bibaho gake ku kirere cyaho kiba ari cyiza, bituma abantu benshi bifuza kuwurira bahahurira muri ako gahe gatoya kabonetse bakahabyiganira. Ibi rero nibyo byaje guhita bituma havuka ikibazo cyo gutakaza control, uburyo bwo kugenzura abawurira biba ikibazo kubera ubwinshi bwabo. Ibi bihita binaganisha ku kwiyongera kw'ibyago, abahapfira, abahazaharira bakahakurwa babaye intere, nk'uko byagiye bitangazwa n'impande zombi zikora kuri uyu musozi, ndavuga Ubushinwa ndetse na Nepal. Ariko nituvuga Ubushinwa mwumve Tibet ni agace kagenzurwa, ni agace k'Ubushinwa ariko twabwiye ko kari autonomous cyangwa se kigenzura, gafite autonomy. Aha rero tugenda dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho turi kuganira ku musozi muremure usumba iyindi ku isi wa Everest. Ushobora kwibaza utese kurira uyu musozi ni ubuntu, cyane ko abantu bajyayo bakanahapfira? Ntabwo ari ubuntu, birahenze cyane. Aha rero igiciro cyishyurwa kigenda gitandukana bitewe n'impamvu zinyuranye, zirimo itsinda rije kurira iryo ari ryo, urwego rw'ubushobozi n'ubumenyi bafite mu bijyanye no kurira imisozi, serivisi bazakenera guhabwa. Ibyo byose ni bimwe mu bintu bigira uruhare ku ngano y'amafaranga uzishyura. Ariko reka turebe ku cyo twakwita the cost of a basic permit to climb Everest, cyangwa se igiciro fatizo cy'ibanze cyo kuba wakurira umusozi wa Everest. Ku ruhande rw'igihugu cya Nepal, umuntu umwe nibura yishyura amadolari 11,000. Aya mafaranga ntaba arimo ibindi bintu byishyurwa, birimo kwishyura ibiryo, kwishyura icumbi uzaba ubamo mu gihe uri muri ibyo bikorwa byo kurira, kwishyura transport igukura ku musozi ikujyana aho ucumbitse cyangwa igukura aho ucumbitse ikugarura ku musozi. Ibyo ntibiba birimo, byose bibariwemo. Birangira umuntu umwe yishyura amafaranga asaga amadolari 100 ya Amerika. Aha murumva ko bihenze cyane. Kubera rero ibyago byagiye bivuka kuri uyu musozi, izi leta zafashe ingamba zigiye zinyuranye mu rwego rwo gukumira ibi byago ko byarushaho kwiyongera by'abahaburira ubuzima. Mu mwaka wa 2017 ukwezi kwa 12, guverinoma ya Nepal yashyizeho amabwiriza mashya agenga abantu bashaka kurira umusozi wa Everest. Aya mabwiriza yari arimo ko umuntu wurira atagomba kuba ari wenyine, agomba kuba ari kumwe n'undi muntu ubimenyereye w'umugide umuyobora uko burira imisozi, by'umwihariko Everest. Kuba afite icyemezo gitangwa na muganga cy'uko nta burwayi afite, mbese ingingo ze zikora neza, ubuzima bwe buhagaze neza. Hanyuma kandi ikindi, guverinoma ya Nepal yahise yongera ibindi bintu bisabwa ku muntu agomba kuba yujuje mbere yo kurira Everest, kugaragaza ko nibura mbere yo kuza kurira umusozi wa Everest hari undi musozi nibura umwe wuriye ukagera hejuru ya metero 6,500 z'ubujyejuru wurira umusozi. Waba ufite icyo cyangombwa bakavuga batoke, ubwo yuriye umusozi akagera hejuru mu kirere muri metero zirenga 6,500, reka tumureke na Mount Everest uyashobora kuba yayurira. Izo rero ni zimwe mu ngamba nshya zagiye zishyirwaho n'izi guverinoma kugira ngo birinde ibibazo bishobora kuvuka by'impanuka ndetse n'abantu bahaburira ubuzima kugira ngo badakomeza kwiyongera. Reka dusoreze aha nkubwira ko kurira uyu musozi nubwo hahurira ibihumbi byinshi by'abantu, ariko ababasha kugera ku gasongero n'imbarwa. Urugero, mu mwaka w'2018 ku gasongero hageze abantu 800 gusa. Wibuke hejuru nabibabwiye ko aburira ni benshi, ariko amagana make niyo abasha kugera ku gasongero buri mwaka. Mu mwaka w'2018 abantu 800 bageze ku gasongero k'uyu musozi.
bihita bikuraho agahigo kari gafitwe n'umwaka w'ibihumbi 2013 aho wafatwaga nk'umwaka wagize abantu benshi bageze ku gasongero k'umusozi wa Everest. Iki gihe abari bagezeyo bari 667 mu mwaka wa 2013. 2018 igeze ihita ikuraho aka gahigo aho abantu 800 noneho aribo babashije kugera ku gasongero k'uyu musozi wa Everest. Ni byinshi cyane tuzabategurira kuri Nuello Okoye Space hamwe nanjye Nuello Okoye. Ni byinshi cyane mugirira amatsiko tuzagenda tubakoreraho ducukumbura tureba aya makuru ateye amatsiko buri wese akaba yakwiye kumenya. Ngushimire cyane wowe wakoze subscribe, warakoze cyane. Kanda subscribe kandi no kuri ako kazogera kugira ngo uko dushyizeho ikiganiro ujye uhita ukibona. Nawe utarayikora nicyo gihe cyawe kugira ngo turusheho kugenda dusobanukirwa byinshi bitandukanye, turusheho kugenda dushira amatsiko. Ni Nuello Okoye Space, yewe nitwa Nuello Okoye. Bye bye, God bless.